impamvu ituma udatahaniye urasaze ntago ari ubusazi impamvu ituma udatahaniye reba waje kuwa gatanu umaze iminsi ine hano koko watashye kwera ntahe utahe nyine nge kwandeze kwa mama we na papa wawe kwa mama na papa wanzanye hano suzi ko nta mama na papa ngira ese ko waje konsora waje uje kubanga nanje nje gusura rero nabaye n'umugore wawe ubu ubwo urashaka kubana n'umwana koko umwana umwana nyine umwana sasa nawe usibye ko twari mu muhanda tukabona afite igitwe kinini ubundi ngira ngo si n'umwana k'igitambabuga kindusha amezi angahe uri umwana koko nese utashye wabiki ntago ndi buve hano ahubwo reka ndyama none se reba ndyo dukaroni duke nkiryamira ubu ngubu kuraguma hano urabone ko twabaho gute ayo makaroni make uzayongere wagaburiraga indimwe none haje ni njye se nahagaga none reba hiyongereye indi ndagomba gutaha rwose ibyo ntago bireba njyewe ugomba ngo none se urabona byagenda gute urumva nakubwiye ko ntari buve hano icyo wakora cyose ubu namaze kuguma iminsi reba nuko umaze iminsi buriya urya ejo nidutangira kurya irindazi rimwe nabwo nijoro nibwo uzabyemera sawa uzi ko na nyine inzu ntaramwishyura genda guhinga nyine wishyure se nzabona imbaraga zo kwirwana nawe nijoro mbone n'imbaraga zo kuzinduka njya guhinga sawa rero nanjye izo mbaraga ubona wambabare ntihongere kuryama koko kamba usubiremo nareba ndanashonje reka njye kwishakira genda waguza n'ibyo duteka ubundi ibindi reka guteka ngeneka nijoro ubu nabizi uteka nijoro menya rero ko wazanye umugore ntabwo uteka nijoro kanjye kwishakira amandazi ntiyorere ntarebe ndyamira kuri matera shaka ndaryama nyine njye gushaka irindazi rimwe nkuzanire ariko mwana ngiyo ntagutsinda ibitego hari ntabwo ino telefone nari kuyigura nayikuye mwana ariko nanjye amafaranga nakuriye cyane warankoze ariko tubyihore warankoze no muri iki mirasha turakina nyine umuzirike se muvandi nta muntu ubivuga arabiceceka ibyambayeho mwana ibiki se byakubayeho kambabwire mwana we ni inshuti mfite nanjye nakabaye ndi gukina sibyo kandi twari twarakubuze maze iminsi ine mu buriri pe ya telefone warayigurishije telefone we ndakubwiye ngo umva ikintu cyambayeho ndigende nasire wa mukobwa ndi mumuzi ndamuzi ugenda nesa ndamwibutse kumusura cyage nabwo turi gukina urusimbi hano mbaraga muta yego mwana Vanessa abana yaje kunsura none ndi kumubwira ngo atahe ntabwo abyumva nagurishije telefone turarya turarangiza urumva mya ngurisha ibintu byose sigaye kuyipantaro n'amatera gusa ariko reka nkubwize ukuri impamvu oya bimeze nabi umva se twebwe twakugira inama ya kigabo inama niyo nkeneye wenda kugira ngo ntanasa twebwe akazi dukora akazi ke urumva mwamfashe iki njye nahita ndagurira misiyo tumugusore ufite akantu njyewe ndabagurira akantu nta kintu ntabakorera ubu se muri bange nta kintu nabakorera mu munsi uhoreye mu nzu ariko rata gaposho yahuye n'icyago akubye uzi ukuntu arya noneho arya nk'uwicariye mu mwobo reka nkubwire reka tumukorera fe ni mwiseke reka tumukorera fe umva wowe tugiye kugukorera fe uragufite akantu uyu muntu icupa uzabaze ntabwo umuntu ajya nk'icupa rimwe abiri nta mugabo nk'icupa rimwe ikibazo nashira ariko oya abiri ntacyo ariko mukamuvurira abiri diru yagenda neza tumaje kumugusohorera turahita tukwereka uburyo tubikora wowe twihorera ibyo dukora byose wenda nakongera nkaseka bagaragaza ibyo dukora byose ubyihangane ariko tuze oya ikintu cyose mukora agenda cyemera mumvanira wowe uratugurira ndabagurira umva ubwo gahunda ni yose nitaye wowe wigendere turaza mu kanya tukwereke
kagera n'undi nari ngiye ku muhanda kugura amandazi. wowe genda umufate neza gusa turaje. Gerayo. Gerayo. Mumfashe rwose mwakabyara. Mwana umukaritasi aratuvangiye ariko ntacyo akira niwe uzi gucanga neza. Sawa. Umva mani. Reka mbereke ikintu tugiye gukora. Iyo diri umuyindekere. Urumva? Tugiye kugenda twarakaye. Urumva? Dukubita tuzinga amatora. Turebe ko kahaguma. Nibyo. Tugende tugasohore. Dukubita nacyo ewana. Umva wowe. Uhita ukinkubitira urushyi. Nta bintu by'imikino rwiza. Umva. Ndamuguhera imbwa y'urushyi. Nimutabona rwishushanyije ku matama. Aha. Mugaye. Gahunda ni yahunga. Urumva? Nta bintu by'imikino sha. Akora n'umunebwe. Umuntu utabyuka ngana kubura angahe cyangwa koropa. hanyuma ze kwanza nyandi umugore wanzanye ndi umukozi. Nta kundi nyine byuka urya dore. Zana njye nyine. Reba gatoya ari gufata. Agato urana njye nari nde muto. Ushaka gukura? Amereza iryanjye. Ubundi se sinakubwira ko nyine. Abagabo bagira inda barabwira umwanya nzagushobora. Naguze amafaranga ashobora kunavuna. Ahubwo bon appétit. Aha. Twajya no kuvoma amazi umwe. Kuva amazi? Ku manywa birabari. Bisa amandazi butubariraho. Yandi cyangwa yehorera. Uzane amakara duteke icyayi. Amakara duteke icyayi. Byari kuri jano. Komanga cyane ba. Ko mbona bafitiye mu. Sohoka uduhereza amafaranga yacu bana. Komuje muri akayisano muje gukora. Umva dushaka amafaranga yacu. Umva uraduha amafaranga yacu cyangwa nayido. Mwatse nkazaya. Kumuzibazo mfite hano. Mwatse nkazaya bahako. Twebwe dushaka amafaranga yacu niyo tuzanye bana. Bari na amafaranga mfite pe. Kira kubwo ngubwo reka mbere kuko tuzabigenza. Yenzabishyura byura mu mwaka utaha wose ubura mwana. Umva urayaduha cyangwa dutwikoreye matera. Bwo mwatinyuka kwinjira mu nzu. Ngwiki man ugomba kuduheza amafaranga yacu nta mikino cyangwa dutware matera yawe. Mwaka utaha katarikira amezi 12 yonyine mwana wowe uhora ukina nta mikino hano. Kumbe waranarongoye washatse umugore. Uranyumvira igicucu mani kitadoreza n'amafaranga yacu. Urugi rwanjye mwana rwiye. Urambara n'umushenzi. Asema n'ibintu byo kumondagura birimo. Amafaranga yacu turashaka. Tuje nta kintu tugomba gusiga. Urushyi rwishyuye kimwe cya kabiri cyayo. Urumva? Kimwe cya kabiri. Umva. Rero n'umusatsi nawe upfura. Urumva? Akase ko karajya he. Umva zinga hano. Gira vuba. Nawe radi. Korera ibikapu. Amani ngagiye mworoshye n'umwana. Umwaka utaha n'icyo. Umugore wanjye gusa. Murayijyanye mana. Kusika abantu bagorwa mu kabyara. Ibintu bangore umuntu atotera imbere y'umugore. None urya amadeni y'abandi. Ntabwo nakubwiye ngo ufite ideni z'uhari tutaba. Umugore byari kugenda bike. Kumutipa. None rero nabigenza. Ni amakosa. Bari abantu bavuye hano bivuze ko bari bugaruke. Bivuze ngo ndagiye. None kandi uragiye nanone. Ndagiye nyine nese unaguma hano nkora. Ndagiye. Hano nta kintu gisigayemo. Oya. Singirimba buraza ubundi se wambwiye ko ukunda kuri. Mbese nyanza aryamaho. Tubona nawe uragiye kwera.
ndagiye ngiye iwacu nta rugo rutagira amatara Wagumye. reka ndekura Wawe. umva kamfataho Si ubwo wagarutse ko sigana urugo rwawe ubuze nazigarana nani ntabwo rwakwe neza ko kitagarutse cyo nubwo uragiye koko uragiye mweri koko kumugaragara twarinjize mufite ikintu bita experience mu kazi twebwe ntabwo tworoshye mani ubundi kuri misiyo Imana ukuntu yari yabaye asupagoro ku mwambaro twebwe uzi ukuntu twitwa sha twebwe ubundi mahi kabisa murakoze murakoze kabisa turakoze zana ibyo twavuganye zana amafaranga n'icyo niba nashingutsa sengura amaye nubona se shafa umva zana n'izindi bidukinisha abantu urabona uducupa tubiri abantu natwe zise agapfukamunwa kanjye kabisa sigize se jewe urabona babwiye umva wowe abantu muzi none ari ukuntu ipfundura ukakakubitira hano gusa buriya mukozi umva n'izindi nta tegura utwese tegura utwese muri igikorwa kabisa bimupfundure mumwe hano nta masaha nanjye mureke nkondagaza afite iyawe ufite iyawe ntari kuyibika igikorwa kizima rawundi ari kuzagutesha umutwe oya oya tamenera icupa kabisa